igitego yatsinze muri sezi ishize atsinda ikipe ya Wakiso Giant bayitsinze igitego kimwe ku busa, igitego cyiza cyane cya semi volley. Nibikunda cyane uyu mukinnyi nawe muraza kumubona mu mwambaro w'ubururu n'umweru, ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni rutayizamu abagande bose bemera. Imikino ibiri ya gishuti iheruka, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubugande aramubwiye ati ngwino rwose. Paul Puti yaramubwiye ati ngwino, yaramubwiye ati ngwino, uri umwe mu bakinnyi mbona Uganda igomba kugenderaho bya vuba. Nibyo ngibyo Rayon Sport irimo irakora ku isoko. Rero birashoboka cyane ko byavuba ushobora kuza kubona abasinya muri Rayon Sport, ariko ikipe ya Rayon Sport irimo iraganira n'abakinnyi batandukanye. Igisigaye ni ukuza kurangizanya nabo, tukabona aba bakinnyi barimo baragenda barambika umukono ku masezerano. Nk'ubu ngubu mu masaha atanu ashize umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubugande amaze gusohora urutonde rw'abakinnyi 41 ahamagaye by'agateganyo. Iyi ni ikipe ya Fred Muhumuza and More Byekwaso bamaze gusohora urutonde rw'abakinnyi. Basohoye urutonde rw'abakinnyi bateganya kuzakoresha muri shani yabo. Basohoye 41. Abo bakinnyi 41 nugera ku bakinnyi bahamagaye 41, umukinnyi wa 37 uri mu bataka. Abataka bahera kuri 31 kugeza kuri 41. Nuhera aho ngaho rero uraza kubibona ko umugabo witwa Ahimbiswe Yvan ukinira Yura FC ari mu bakinnyi bahamagawe bagomba kwifashishwa muri shani. Naba yarangizanyije na Rayon Sport, aho urahita ubyumva cyane ko iri rushanwa atazarikina. Aho urahita ubyumva ko bigoye kuri rushanwa yarikina. Ariko ibyo ntibikuyeho ko ikipe y'igihugu y'Ubugande yahamagaye uyu mukinnyi n'umukinnyi w'equipe nationale. Aha rero mba nezerewe cyane, iki kintu nacyo nibakinshirira. Ubu ntimuraba mutuje mwabareyemo, ntimuraba mutuje koko. Ndimo ndareba nk'imikino ya gishuti Uganda iheruka gukina, nk'umukino wa Gambia ndimo ndawureba, yari afite nimero 9 yicaye ku ntebe y'abasimbura. Uyu ni umukinnyi wa equipe nationale. Uyu ni umukinnyi iyo wamaze gukomanga ukinjira muri equipe nationale y'Abagande ukina n'imbere mu gihugu, noneho uba wagaragaje urwego rudasanzwe. Uyu mukinnyi rero vuba cyane nibiramuka bikunze murajya kumva mwumve ibiganiro bye na Rayon Sport byarangiye, murajya kumva mwumve yarambitse umukono ku masezerano. Ubwo arifuza guhindura miliye, abayobozi ba Rayon Sport ibyo babitaye mu matwi, barifuza kuvugana nawe ibiganiro bikagenda neza, hanyuma bakarangizanya nawe agahinduka umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Aho urahita ubyumva ko uwo ni umukinnyi ukina imbere Rayon Sport yifuza kongeramo uzajya wunganirana na Fonganye, hanyuma ugahita ubyumva ko ikipe ya Rayon Sport haba mediane na atake barashaka kubanza gushyiramo ibihanyaswa bibiri biremereye bishobora no guhenda Rayon Sport, bakagenda bafiringa izindi gap, bashyiramo abakinnyi b'Abanyarwanda ariko batayihenda nabo. Niyo gahunda ya Rayon Sport ku isoko rero. So ku munsi w'ejo nabonye
nyuma yo gutakaza match ku munsi wo ku cyumweru gishize, ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe na Gasogi y'abatarengeje imyaka 20. Ku munsi w'ejo hari match yo kwishyura. Gasogi isanzwe yakirira Ishorongi, reka nze neke neza amakuru niba ari naho match igomba kubera yo kwishyura. Aho niho match yo kwishyura nanone igomba kubera. Ubwo rero Rayon Sport y'abatarengeje imyaka 20 yatsinzwe ibitego 2-0, ari nayo yakiriye umukino. Navuganaga ku munsi wo kuwa gatatu, ndi munganira na Pascal mbwirane muri abantu ba feke cyane, abantu bakina muri Premier Division. Wowe na Jesus mwagiye mugira amahirwe yo kukandagira muri Premier Division, nkawe uri umukinnyi mukuru uremereye. Gasogera batsinze, yarambwiye ati match yo kwishyura ndagutumiye ngo ino yirebe. Ubwo ku munsi w'ejo nibwo match iri, nzagaruka hano turimo turaganira, tureba wagwane, tureba niki kirimo kirajya mbere, tureba niki kirimo kirajya mbere, niki kiri kuvugwa. Rayon Sport yasezereye Gasogi cyangwa byakomeye cyane. Reka mfungure umurongo wa telefone rero, nakira ibitekerezo byanyu. Ngiye gufungura umurongo wa telefone, nakira ibitekerezo byanyu, hanyuma numva icyo mumbwira. Waramutse neza? Waramutse neza Wasiriye. Waramutse. Afrodis umukunzi wa Rayon. Yego Afro. Mutse tuganira cyane cyane. Ivan kirana pakana tupena. Na bedi abikaryo cyara mutadusinyera. Ivan na bedi byabiryo cyara mutabasinye. Ivan na bedi. Na bedi ego. Byabiryo cyara mutabasinye. Ibyo bintu babirimo bashinzwe kutugurira abakinnyi. N'abagerageze wese mudefaseri bigeze Omar Nyinga yaragiye. Omar Nyinga yaragiye cyangwa natwe tufite umuhuta. Omar Nyinga aracyahari. Urakoze Wasiriye, yati zabiryoshye. Sawa. Iva bazi nawe uyu mwataka ikipe ya Rayon Sport igiye gusinyisha ko mbona yakoze agashya, yashyize ikiganiro ku Isango ntiyambwira. Uri igitangaza rwose. The sports destination and entertainment. We bring you the latest news, highlights, analysis, and interviews.